Yesu Kristo nashimwe. Nifuje ko uyu munsi nabaganiriza ku iyerekwa nagize kugira ngo twebwe twese dufatanyirize hamwe kwitegura umunsi w'umwami kandi kugira ngo twese turusheho kwezwa ndetse turusheho no gusenga. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, uri Imana yera kandi urakiranuka, uri Data wa twese mwiza, mu biriho byose ntawe uhwanye nawe kandi ntawe usa nawe. Uri Imana ishyira ikuzimu igakurayo, uri Alufa kandi uri Omega, uri Imana yaremye ugutwi yumva, uri Imana yaremye amaso ireba, uri Imana ifite amaboko, Uwera wa Isiraheli, izina ryawe nirihimbazwe. Mu byaremwe byose ntawe uhwanye nawe. Hari Imana zicurirwa n'abana b'abantu, bakaziha amaso atareba, bakaziha iminwa itavuga, bakaziha amaboko adakora, bakazanika bakazanura. Izo zose ziratumuka, izo zose ni ivu. Ariko wowe nyaguhora ku ngoma Imana waremye umuntu, urema ibiriho byose, Uwera wa Isiraheli uduha ubutware ngo tubuhagararemo, tubugenderemo kandi tubukoreshe. Izina ryawe nirishimwe kandi icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho ngwino ubane natwe muri aka kanya kandi uduhe guhugukira kukumenya, uduhe guhugukira kumenya ijambo ryawe, uduhe gutunga ijambo ryawe mu mitima yacu, uburyo butuma dutunga imitima itagucumuraho. Utwejeshe ukuri, ukuri kwawe niko jambo. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Yesu Kristo ashimwe. Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Ukwezi kwa mbere ni kurashira, abo tutabonanye, abo ntahaye message, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Narababwiye ngo ndawubifurije nubwo harimo ibikomeye byinshi, ariko umuntu uziringira Uwiteka, umuntu uzaba uruhande rw'Imana, Uwiteka nawe azamubera ibyiringiro. Izina ry'Imana nirishimwe. Hari impamvu yatumaga mbivuga, nuko kuva muri 2020 nta na rimwe nigize mbona iyerekwa ryatuma nseka. Muri make ibitwenge byanjye byabaye bike, nubwo nkunda guseka ngakunda kwishima, ariko iyo mbitekereje ahubwo mpinda umushyitsi, byatumye ndushaho kumva ngize ubwoba ndetse ndavuga ngo ese ni iki kiturangaje? Ibintu turangariyemo ni iby'iki? Reka nihute ndase ku ntego. Mu 2020 nababwiye iby'Imana yanyeretse, aribwo nababwiye kuri usoma Yesaya ibice 5, kuko Imana yari yansabye ko ubwo butumwa bwo muri Yesaya ibice 5 mbisomera abantu, nkarangurura nkabibwira abantu. Ni nabwo Imana yambwiye ngo kandi nimbwira abantu bezwe. Nibwo Imana yambwiye irambwira ngo mwana wanjye, nahaye abantu icyubahiro, ariko barangije aho kugira ngo banyubahe nk'Imana, cya cyubahiro nabahaye barakiyitirira, baranyimura. None nanjye nje kugaragaza icyubahiro cyanjye n'imbaraga zanjye, kuko nta wundi nzagiha, amavi yose azamfukamira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ari nabwo Imana yambwiye iby'icyorezo cya COVID. Icyo gihe nari ndi mu masengesho bikiri mu Bushinwa, ndimo ndabaza Imana ngo ese Mana ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Nibwo yambwiye ayo magambo, kandi nongera kugira iyerekwa mbona nyine abantu bose binjiye mu ishuri, ndabwirwa ngo ni isomo abantu bagiye kwiga riteganyijwe kumara imyaka 3, ngo ariko abantu batakwita ku bw'iryo somo bakaba bashobora no kumara imyaka irenga. Kuba twabanye narabibabwiye, n'abumvaga Zaburi muri icyo gihe, Zaburi icyo gihe yarabitambukije. Ese mwene data hari icyo wakuyemo? Imana itugirire neza. Ni igihe Imana yambwiye ngo igiye kugaragaza abantu biyitiriye izina ryayo. Donc umuntu ufite agakiza k'ukuri agiye kugaragara, n'uwiyambitse agakiza ariko adakijijwe agiye kugaragara. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni igihe Imana yambwiye ngo dore abantu ntibagishaka kumva umwuka wera, ntibagishaka kumva kugirwa inama, bamushyize hasi, bararambitse. Abantu bigize ibyigenge, abantu bararushaho kwandura, barihana basubira mu byaha. Abantu babaye nk'abana batoba umwanda. Imana yo mu ijuru itugirire neza.
Imana yo mu ijuru iturengere. Uwiteka we, ariko reka nihute mbwira abanyamasengesho ngo nimuve mu bwikubo murimo, ahubwo muhaguruke musenge. Ahangaha ndibwirira abanyamasengesho, nimusenge, nimusenge. Dukomeje kurizwa ngo impfu nta kizihagaritse. Bene data, impfu ziraje kandi nyinshi, ariko icyambabaje mwerekwa nabonye ku bw'ibi ni uko nabonye abantu barimo gupfa kandi batejejwe. Abantu ntabwo barimo kwihana ngo bamareho, ariko nagira ngo nkwinginge wowe nanjye ngo turusheho kwezwa, kugira ngo naho twava muri uno mubiri, kuko amagare yo ni menshi kandi ntabwo aje mu buryo bumwe. Buri wese afite igare rye. Hari abazicwa n'impanuka, hari abazicwa n'amarozi, hari abazicwa n'intambara. Amagare ni menshi, hari abazapfa impfu zitamenyekana. Amagare yo ni menshi, ni menshi, ni menshi mu bantu b'ibitsina byombi, mu ngeri zose. Amagare ni menshi, ariko ndagira ngo mbinginge ngo murusheho kwezwa, kuko muri iryo yerekwa ni muri 2023 nabonye ko abantu barimo kugenda batejejwe, cyane cyane Imana inyereka abantu b'igitsina gabo ntabwo barimo kwezwa. Nimwihane mu mareyo, ntabwo bigoye aho kubura ubugingo wabura ibindi byose, ariko ukarekura ikibi icyo ari cyo cyose. Tubeho mu buryo bwejejwe. Ni nabwo Imana yongeye kuvuga ngo ongera uhaguruke, ongera uhaguruke ubwire abantu bezwe, ongera ubwire abantu bezwe. Mbona ndazenguruka umujyi wa Kigali mfashe mikoro ya Hoparireri mbwira abantu ngo nimwezwe, nimureke ubusambanyi bwanyu, nimureke ubusinzi, nimureke ubujura, nimwezwe. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimwezwe. Urupfu ni irembo. Ntabwo ikibazo ari urupfu, ahubwo ikibazo ni uko tudashaka kwezwa ngo dushyikira hera. Haleluya. Ngo nituva muri uno mubiri tube turuhutse, kuko imiruho n'imihati tutagiye kuzongera kubabazwa by'iteka. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, basore, bagabo, badamu, bakobwa, rubyiruko, abasaza n'abakecuru, nimurusheho kwezwa. Yesu Kristo, nimurusheho kwezwa. Imana itugirire neza. Nibwo muri 2021 mu mpera zaho nagize iyerekwa. Nagiye kubona mbona hari ukuntu ubona nk'iyo imvura ihise ukabona ibirunga biregeranye. Sinzi niba mujya mubyitegereza. Yewe nabonaga hasa nk'ahantu imvura ihise. Mbona ndareba neza cyane ibirunga nsa nk'ubyegereye, ariko ngiye kubona mbona hatse y'umuriro mwinshi cyane, nka kumwe tujya tubona ibirunga biruka. Muri ako kanya ndabwirwa ngo ninsohoke mpamagara abanyamasengesho. Nabonaga ndi ahantu hameze nk'ubwato, ariko kandi ubwo bwato butwikiriye bumeze nk'ibaba ry'indege. Ndasohoka mpamagara abanyamasengesho, ndababwira ngo nimuze mbabwire icyo data yabantumyeho. Baraje, mbona buri wese harava ahantu. Nabonaga batatanye mu buryo bw'umwuka, nabonaga batatanye, ariko bahurira hamwe. Ako kanya nagiye kubona mbona imyuzure, haje amazi menshi, imyuzure, ariko twebwe twari turi aho ngaho muri ubwo bwato ntabwo yatugeragaho. Mbona hatambutse imodoka irimo abanyamakuru bo kuri YouTube. Ndababwira ngo nimuve muri ayo mazi, nimuvemo ayo mazi, kuko arabarengera, arabatwara. Ngo ariko ntibumva, bajyana nayo. Amazi akomeza kuba menshi, arabajyana. Mu gihe twari turi aho ngaho, mbona hinjiye indege z'intambara zirasa, zimanura amasasu akomeye cyane, amabomba akomeye cyane. Numvaga amasasu menshi. Noneho abo twari kumwe ndababwira ngo aho mubona indege zerekera, aho mubona amasasu yerekera, namwe abariho mwohereza amasengesho. Muri ako kanya mbona amasengesho agize imbaraga nyinshi, nkabona cyari kimanutse nka bombe. Twakohereza amasengesho, nkabona kirashwanyutse, amasengesho abaye nk'aginetralije, ntikigize ingaruka zaho kiguye. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Byarakomeje, mbona birakomeje, habaho
ibihe bigoye, ariko uko dusenga mbona ya masengesho arimo arakora umurimo n'ibitangaza. Nuko hashize umwanya mbona hinjiye indege nini cyane irimo abantu b'abazungu, hanyuma iyo ndege ije mbona ituze riraje, nuko iyerekwa rirahagarara, tugenda kubareba dufite ubwoba, ariko mbona nta kintu badutwaye, ahubwo mbona haje ituze. Imana itugirire neza. Nongeye kubona muri 2020 ubwo nari ndi muri ayo masengesho, nagiye kubona mbona ahantu hose haracecetse, mbona abanyeshuri bari ku mashuri ariko bababujije gutaha, mbona ahantu hose haracecetse. Ndavuga nti se Mana, ntiguma mu rugo igarutse, numva ijwi rituje rirambwiye ngo oya, ngo ntabwo ari guma mu rugo, ngo ahubwo ni intambara. Ndabwirwa ngo fata amasengesho y'iminsi 7 usenge. Icyo gihe nahise nkomerezaho mu yandi masengesho nari ndimo, ntabwo ari ya yandi nababwiye nabanjemo y'iminsi 7 mbaza Imana ibya Covid. Icyo gihe hari muri Covid, guma mu rugo imaze kurekurwa. Nuko nibwo nabwiwe rero, ndabwirwa ngo ntabwo ari guma mu rugo ya Covid, ngo ahubwo ni intambara. Nagiriwe umugisha wo kubona ku impande zose zikikije u Rwanda, mbona imipaka yose irafunze, mbona ahantu hose haracecetse, ngo mbona umuntu wese aguma aho ari, nta guhunga kwari kuriho, ntaho kwerekera hari hahari, ahantu hose imipaka yose yari ifunze ku bihugu byose muzi bikikije u Rwanda, ari Congo, ari u Burundi, ari Uganda, ari Tanzania, imipaka yose yari ifunze, nta hantu muvuma zose zahagaze. Imana itugire neza. Nibwo nabwiwe rero ngo mfate amasengesho y'iminsi 7 ndayasenga ndayasoza. Abo twabashaga gusengana icyo gihe nababwiye ibyo bintu ngo namwe mubisengere, namwe rero ndabibabwiye murusheho gusenga, mwitwarwa n'ibi ngibi turimo kubona. Nibyo rwose ni amakuru ashyushye, ariko ndabinginze usenga rimwe asenge 2, wasengaga 3 asenge 6. Ndababwinginze ngo musenge kandi musengeshe umwuka iteka, kandi mwo gusenga amasengesho guhubagurika, ahubwo musenga amasengesho afite intego, musenga amasengesho y'abakiranutsi, musengeshe umwuka iteka, mukuri kose musenge. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Nongeye kubona mbona inzara bije inshuro zigera muri 3, mbona ni inzara ikomeye. Navukiye mu rugo rufite ibiryo rwose, mu bintu ntigeze ntaka mu buzima bwanjye ntabwo nzi inzara, ariko umwuka yanjyanye angeze iwacu, mbona nabo ubwabo ya nzara yabagezeho, mbona ufite uburisho ubugari ntabwo afite isosi, mbona abaturage bose barahagaze bakanuye amaso, barimo barategereza ngo turebe kanaka yagiye kurangura, bategereje amamodoka yagiye kurangura. Ariko ngiye kubona mbona ya mamodoka yose atahiye aho, ku buryo ntabwo n'umucuruzi yari akibona icyo arangura. Abari bategereje ko bari hahe n'abagiye kurangura nabo baraheba, mbona ni inzara iteye ubwoba. Ndabinginze bene data, ibihe biragoye, niyo mpamvu ntabwo nkibona imbaraga zo kuvuga ngo nje kuri kamera, kuko mba mbona ibimbyiganira mu mutima bindusha imbaraga, mba numva amarira ariyo menshi, mba numva agahinda ariko kenshi. Dukomeze twinginga Imana, dukomeze twinginga Imana. Ni Imana ifite imbabazi n'ibambe, ni Imana ibasha kuturwanirira, ni Imana ibasha kutuneshereza. Nimukomeze dusenge, kandi ndongera mbabwira ngo nimusenge, ibintu Imana irimo kwerekana birimo birasohokana umwete. Kuba twasenganye kuwa 6 ubanziriza uyu ushize, nibwo nababwiye ndavuga ntidusenge. Nabonye inzozi z'indege ikora agisida. Bene data, byasohoye, indege yakoze agisida hano muri Amerika. Rero mureke dusenge. Iriya miriro Imana yitubwiye kenshi, iriya miriro yo muri California, harimo abantu benshi bakomeje kumbaza, barambaza bati se wowe uhaturiye, kuko ni igihano cy'Imana. Ese koko
ni inzu y'umukristo gusa yasigaye. Nagira ngo mbabwire ngo harimo n'ukuboko kw'Imana, harimo n'ukuboko kw'Imana. Nkurikije iyerekwa nari nagize mu mezi 3 ashize, harimo ukuboko kw'Imana, kuko Imana yarambwiye ngo ntabwo izakomeza kurebera, ntabwo izakomeza kurebera agasuzugura abantu bayisuzuguye. Abantu barimo baratukisha izina ry'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo uriya mujyi ni umujyi wikitaga ngo ni paradiso. Ni ahantu habaye ububyutse bukomeye cyane mu myaka yashize, mu bihe byashize. Amerika igira ububyutse bukomeye cyane, bagira ububyutse, ariko kandi ni naho hantu habaye ikuzimu kwa Amerika. Niho hakorerwa ibyaha byinshi by'ubutinganyi, niho hakinirwa n'amafilime menshi, niho hantu bakirira n'amafilime ya porunogarafi, niho hantu bihangaje doko abasitari ba Amerika bamwe babona ko Imana nta kivuze, hari amamiliyoni n'amamiliyari bakura muri izo nkozasoni birirwa barimo z'ubusambanyi. Kugira ngo mbabwire ngo ntago ari ibintu bisanzwe gusa, harimo n'ukuboko kw'Imana, kuko mbona njyewe nabonye mbyerekwa, ndavuga ngo ntabwo Imana izakomeza kurebera. ngo mu gihe harengaga mbona haratumutse, harahiye. Kandi reka mbabwize ukuri bene data, ntabwo ari ibyo gusa. Abanyarwanda nimusenge, ntabwo Imana izakomeza kurindira, ntabwo izakomeza kwihanganira izo nkozi z'ibibi zigize abapasiteri, izo nkozi z'ibibi zigize abahanuzi. Imana yarambwiye ngo ntabwo izakomeza kubirebera, ntabwo izakomeza kubirebera. Hari igihe tuvuga ngo tubitegereze ngo ku munsi w'imperuka, oya, ntabwo bizarindira kugera ku munsi w'imperuka. Imana yarambwiye ngo ntabwo izakomeza kurebera abantu bashujuguje izina ry'Imana. Imana igiye kuvangura ibyivanze bene da, Imana igiye kuvangura ibyivanze. Imana igiye kwerekana abakozi bayo b'ukuri, kandi igiye kwerekana n'abantu biyambitse abiyambitse izina ryayo. Ubusa bwabo bugiye kujya ku mugaragaro, bagiye kwambara ubusa ku mugaragaro. Ntabwo mvuga ubusa bw'umubiri, ariko bagiye kugaragara. Ibyo bakorera bigiye gushyirwa ku mugaragaro, mugiye kubibonesha amaso yanyu, mugiye kubireba mu byitegereze. Imana ije guhana inkozi z'ibibi, kandi Imana ije guhemba. Imana ije guhemba abakozi bayo bihanganye bakagumana nayo. Imana ije guhemba, Imana ije guhemba, Imana ije guhemba, Imana ije guhemba. Kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye. Niwe wera kandi urakiranuka, niwe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana ishyira ikuzimu igakurayo, uri Imana ikenyeza abami igakenyuruza abandi, uri Imana ihagurutsa kandi ikimika. Uri Imana, uri Imana. Mu isi yose ntawe uhwanye nawe, mu ijuru ntawe uhwanye nawe, ni kuzimu ntawe uriyo. Hose hari mu kiganza cyawe. Iyi si ufite ububasha bwo kuyizinga mu mwanya mutoya, mu isegonda, nk'umurabyo ukayizinga nk'uzinga urupapuro. Yesu we, ufite ububasha. Ijuru nirivuge ko wera, natwe tuvuge ko wera. Kuzimu nabo barabizi ko wera, nubwo batabihamya urera. Urera kandi urakiranuka, kandi mu ijuru ryawe uzabanamo n'abera, kandi uzagendana n'abera. Izina ryawe nirishimwe, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Turakwinginze ngo ukomeze utubambire amahema, turakwinginze ngo ukomeze utubambire amahema. Wera wa Isiraheli, wite ku gusenga tugusenga, kandi urushaho kutweza, kuko umunsi wawe wegereje. Wera wa Isiraheli, ukaza gutwara itorero. Rushaho kutweza umunsi ku wundi, segonda ku yindi. Nyaguhora ku ngoma Imana, weza ubwoko bwawe. Nsengeye abantu Satani abohesheje iminyururu y'ibyaha. Wera wa Isiraheli, nubasha kucagagurira iminyururu, ugakura abantu mu businzi n'ubusambanyi, ukabakura mu kwikinisha, ugakura abantu mu burozi no kwiba no kwica no kugambana. Wera wa Isiraheli, duhe gutumbira kuri wowe.
wera wa Isiraheli dukureho ibiturangaje mu izina rya Yesu, ahubwo tugutumbire, dutumbirire ukwawe, ukushaka kwawe, ukwera kwawe, imbaraga zawe, dutumbire ahera hawe, dutumbire mu maso yawe, turushaho gukora ibyo ushaka, kurusha gukora ibyo dushaka ndetse n'ibyo tugushakaho, ahubwo wera wa Isiraheli dukore ibyo ushaka ndetse n'ibyo dushakaho, tugendere mu ijambo ryawe, tugendere mu kuri kwawe, tugendere mu mbaraga zawe, tugendere mu bushobozi bwawe, ngaho kwera kwawe nikukomeze kubana natwe none n'ibihe bidashira. Kandi uwera wa Isiraheli ubwo ibyorezo bije ndetse ari byinshi, wera wa Isiraheli udukingire ubwoko bwawe kandi umare abantu ubwoba, kuko nyaguhora ku ngoma Imana wambwiye ko ntacyo ziriya nkingo zizadutwara, ntacyo zizadutwara kuko abantu bawe turakingiwe, ahubwo nyaguhora ku ngoma Imana muri byose utubere umurengezi n'umutabazi. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nibikomeze kubana nawe, ukomeze gushyira kubera bawe ikimenyetso cyawe, ikimenyetso cy'amaraso umwana wa Yesu Kristo, none n'ibihe bidashira. Izina ryawe nirishyirwe hejuru none n'ibihe bidashira.